ndashaka ko uhindukirira mugenzi wawe mwicaranye maze ukamubwira uti nkikijwe n'ibigoryi. Ni ikibwirizwa gikomeye cyane abadivantiste benshi bakomeje kwibazaho. Aya magambo yari umutwe w'icyigisho umupasitoro w'umugore kandi akaba ari na dogiteri yabwirije mu rusengero rw'itorero ry'abadivantiste bo munsi wa karindwi rya Miracle City SDA Church. Nkikijwe n'ibigoryi, nkikijwe n'injiji. Nanone aya magambo wayasobanura uvuga uti nkikijwe n'inkandagira bitabo, n'ubundi busobanuro bubi nk'ubwo. Koko n'Imana yamuyoboye ngo ategure umutwe w'icyigisho kimeze gutya. Niki cyateye uyu mugore kuvuga aya magambo mu mwanya w'icyigisho? Izi njiji yavuze zimukikije ni bande? Niki cyatumye Claudia Allen abita injiji? Ubwo niba ari injiji bisobanuye ko wari umunyabwenge. Ntujye kure y'iki kiganiro, mu kanya turakubwira icyabimuteye. Si ubwa mbere uyu mugore yabwiriza icyigisho gicangacanga abadivantiste nk'uku. Niba ukunda gukurikira amakuru dukunda kubagezaho, uramwibuka ubwo yatubuzaga kubwiriza igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe ndetse no kwirengagiza kureba uko Amerika isohoza ubuhanuzi. Ni nk'abadivantiste buri gihe baba bahangayikishijwe n'ubuhanuzi ariko ntibashobora guhangayikishwa n'abantu. Bahora bareba ibyo papa ari gukora bakavuga bati ubu noneho papa ni umunyamerika, noneho papa akomoka muri Chicago. Bati ni igiki noneho agiye gukora? Bati mbese papa agiye kuba inshuti na Trump? Bati mbese ibyo ntibishobora kuzazana itegeko ry'icyumweru? Ninde ubitayeho? Ninde ubitayeho? Hari abantu bari gupfa mu miryango migari y'abantu. Nibyari tuzafunga Daniel n'ibyahishuwe maze tugatangira kugaburira no kubyutsa amatorero ari gupfa muri konferanse yacu. Tukabyutsa abashakanye bo muri konferanse yacu bari gupfa. Tukabyutsa abana bari gupfa muri konferanse yacu. Tukabyutsa abantu bari gupfa bari muri konferanse yacu. Nyuma y'ibyo Pastor Claudia ngo akikijwe n'ibigoryi. Mbese umuvugabutumwa nk'uyu akwiye kuba gihagarara ku ruhimbi rw'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi abwiriza abantu. Akwiye kubwira abizera ati buri wese nabwire mugenzi we ati nkikijwe n'ibigoryi. Urabyumva ute? Tuganire. Abadivantiste benshi bacyumva iki kibwirizwa cye n'umutwe w'icyigisho babonye uyu mubyeyi nk'ufite intego yo kuzana amacakubiri mu itorero. Turakubwira impamvu ukomeze gukurikira iki kiganiro. Nkwaye ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe kandi ndakwakiriye ngo utange igitekerezo cyawe mu buryo bwo kuganira. Utange igitekerezo cyawe ushingiye ku kwizera kwawe no ku mudendezo w'umutimanama wawe. Nk'uko bisanzwe uri kumwe na Jacques Lameke. Nongeye kuguha ikaze. Ndashaka ko uhindukirira mugenzi wawe maze ukamubwira ngo nkikijwe n'ibigoryi. Aba bavugabutumwa b'abazungu b'abadivantiste babogeje mu bwonko babigisha ko ikimenyetso cy'Imana ari Isabato. Barashaka ko mwizera ko ikimenyetso cy'Imana ari umunsi w'Isabato kandi ko muzajya mu ijuru bitewe n'uko mujya ku rusengero ku munsi w'Isabato. Ndashaka ko munyumva neza. Ikimenyetso cy'Imana ni Umwuka Wera. Biragoye cyane kugira icyo umuntu yavuga kuri uyu muvugabutumwa Allen. Niba wakurikiye neza amagambo ye, aravuga ati abavugabutumwa b'abazungu b'abadivantiste bari koza abantu mu bwonko babigisha ko ikimenyetso cy'Imana ari Isabato. Bamwe muri abo bavugabutumwa yavugaga ni Pastor Mark Finley na Doug Batchelor ndetse n'abandi bakora ku muyoboro witwa 3ABN. Mbese koko aba bavugabutumwa b'abazungu nk'uko bivuga nibo bonyine bigisha ayo magambo? Icya kabiri wakwibaza,
Mbese aba bazungu koko iyo bigisha iyo nyigisho baba boza abantu mu bwonko babigisha ibitari byo? Wibuke uko umutwe w'icyigisho ari kubwira abizera gusubiramo witwa ngo nkikijwe n'ibigoryi. Niba uzi neza ikinyarwanda cyangwa ikirundi, ubwo wamenye neza ibigoryi bimukikije ari kwigisha ababizera ibyo ari byo. Kandi nyine kuko bose ari abavugabutumwa, ubwo ibigoryi nabo bavugabutumwa bagenzi be bigisha ku isabato ari ikimenyetso cy'Imana. Reka twibaze tuti, mbese koko isabato ni ikimenyetso cy'Uwiteka Imana yacu? Ni gute umunsi usa n'isanzwe nk'iyindi yose waba ikimenyetso cyerekana ko Uwiteka ari Imana yacu? Tugiye gusuzumisha uyu mudamu Bibiliya, kuko abadivantisite twizera ko Bibiliya ari ifite ububasha bwonyine bwo gupima ikintu cyose niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nidusanga ibyabo bavugabutumwa b'abazungu bavuga ari ukuri, ubwo uyu mudamu araba afite uwamutumye, kuko nta kuntu yaba atazi ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana Uwiteka Imana yacu. Ntujye kure. Muri Bibiliya harimo ibimenyetso by'ubwami bubiri. Ikimenyetso cya mbere cyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa, naho ikimenyetso cya kabiri kikitwa ikimenyetso cy'Imana. Ubwo mu yandi magambo, ikimenyetso cy'inyamaswa ni ubwami bwa Satani. Ubwo ikimenyetso cy'inyamaswa nyine ubwo ni ikimenyetso cyerekana Satani, ku buryo uramutse ukibonye wahita umenya ko cyerekana ko Satani ariho kandi akora. Ntabwo turi bugitindeho, tuzakigarukaho ubutaha. Ku rundi ruhande kandi n'ikimenyetso cy'Imana nuko kimeze, ni ikintu cyerekana ko hariho Imana. Mbese koko Imana ibaho? None se niba ibaho, ifite icyerekana ko ibaho koko? Tugiye kugenzura ibyo bintu tubifashijwemo na Bibiliya. Ntujye kure, ukomeze ukurikire iki kiganiro. Turasoma muri Ezekiyeli 20 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Turahasoma kugira ngo tumenye mu by'ukuri ikimenyetso cy'Imana icyo ari cyo. Handitswe ngo, maze mbaha amategeko yanjye, mbamenyesha n'amateka yanjye ari yabeshaho yakomeje. Maze kandi mbaha n'amasabato yanjye, ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari jye Uwiteka ubeza. Niba turi kumwe muri iki kiganiro, dusomye amagambo Imana yivugiye ubwayo avuga ngo, nahaye abantu banjye amategeko yanjye kandi mbamenyesha n'amateka yanjye. Uwiteka arakomeza aravuga ngo, ntibyarangiriye aho, ahubwo muri ayo mategeko yanjye nabahaye n'amasabato, ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, ngo bamenye ko ari jye ubeza. Nk'uko ayo magambo abivuga, avuze ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana kigaragaza ko ubwoko bw'Imana bwezwa n'Uwiteka waremye byose. Ubwo mu magambo make, isabato ni ikimenyetso cy'Imana, kuko byanditswe muri Ezekiyeli 20 ku murongo wa 12, kandi tubyizera gutyo kuko byavuzwe n'akanwa k'Uwiteka kakabivugira muri Ezekiyeli 20 ku murongo wa 12. Isomo tumaze gusoma ryo muri Ezekiyeli rishobora kuba ritakunyuze. Reka tuguhe n'irindi ryerekana ko isabato ariyo kimenyetso cy'Imana. Byanditswe mu Kuva 31 ku murongo wa 13. Handitswe ngo, kandi ubwira Abisirayeli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Wumvise neza ko isabato ariyo kimenyetso cy'Imana hagati yayo n'ubwoko bwayo, kandi ntabwo ari ibya kera gusa. Ibyo bintu bigomba kubaho mu bihe byose byo kubaho kwacu tw'abantu. Rero ubwo tumaze gusoma muri Bibiliya ko ibyo bariya bavugabutumwa b'abazungu ari kuvuga bavuga ari ukuri, ubwo Claudia nta shingira afite, kandi impamvu nta shingira anafite ni uko ubu butumwa butabwirizwa gusa n'abo bazungu, ahubwo bubwirizwa n'abana b'Imana bose bemera ko ibyo Bibiliya ivuga ari ukuri, aho baba bari hose. Icya kabiri Pastor Claudia avuga kitari cyo, aravuga ko abigisha ubutumwa buvuga ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana, ngo babeshya abantu ko bazajyanwa mu ijuru nuko bajya gusenga ku isabato. Koko hari abavuga butumwa bigisha abantu gutyo. Hari abantu bavuga ko isabato ari icyangombwa kizajyana abantu mu ijuru. Nge ntabo nigeze numva, ariko niba warabumvise wabitubwira. Babaye bigisha gutyo, ubwo baba babwira abantu ko kubahiriza amategeko ari byo bizajyana abantu mu ijuru. Nyamara Yesu yaravuze ati,
ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Mu yandi magambo, ubuntu bwa Kristo bwonyine nibwo buzajyana abantu mu ijuru, si isabato. Nyamara kandi nubwo nanone atari isabato, nayo si yo kwirengagizwa, kuko isabato ari igipimo cyerekana ko wayobotse by'ukuri ubutware nyabwo bw'Imana, kandi nk'uko twabisomye ni ikimenyetso cy'Imana cyerekana yuko twezwa n'Uwiteka kandi umuremyi wacu. Nk'uko twabivuze, abadivantisite benshi bamaze kumva iby'ubwo butumwa bwe bwo kwibasira abavugabutumwa b'abazungu, barimo ba Pastor Mark Finley n'abandi bakora kuri televiziyo y'abadivantisite yitwa 3ABN, bavuze ko icyo uyu mugore ashobora kuba agamije ari amacakubiri mu itorero no kwigisha abizera kujya banga ubutumwa butangwa n'abo bavugabutumwa. Usesenguye neza ubutumwa bwa Claudia, wabona ko atizera ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana. Ubwo mu yandi magambo, niba atizera gutyo, yaba afitanye isano n'ubwami bwazanye ibyo kuramya ku munsi wa mbere w'icyumweru, ari nabyo bizageza abantu ku kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Turi mu gihe buri wese akwiye kubeshwaho n'amazi avoma, kuko umwanzi akomeje kugaba ibitero bikomeye ku ijambo ry'Imana no ku itorero ryayo, ndetse no ku mahame y'ukwizera kwacu. Waba ukivoma ku isoko nziza imara inyota, uracyigishwa na Bibiliya yawe, kandi ukagenzura ibyo wigishwa niba bihuye na Bibiliya. Niba atari uko bimeze, uzayoborwa n'abagenzi bamaze kuyobya ibyapa, maze uzisange warageze ahantu utazabasha kwikura. Ariko nugira Bibiliya umuyobozi wawe, Pastor Claudia azakubwira ngo ubwira mugenzi wawe uti nkikijwe n'ibigoryi, umusubize uti abantu b'Imana si ibigoryi. Wagize neza kubana natwe muri iki kiganiro cyagarukaga ku mugore w'umudivantiste witwa Pastor Claudia Allen. Wabanye na Jacques Lameke. Gira amahoro, Imana ikurinde.